Yes, reka nguhe ikaze rero wowe ukunda ibiganiro bya Kigali Channel, ukunda amakuru tukugezaho ndetse ukunda n'ubusesenguzi tukugezaho. Ubu rero nari ngarutse muri breaking news ndetse na makuru ashyushye ari kugenda azenguruka hano hanze kuri ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ari n'ubwa mbere ibi bintu bibaye hano mu Rwanda. Hagiye haba ibintu byinshi bitandukanye, hagiye hakorwa amaprank muri showbiz, hagiye habamo kubeshya ibintu bikomeye, hagiye habamo video ziteye isoni, hagiye habamo amafoto ateye isoni. Nakwibutsa nk'amafoto Barrier Ways bagiye bashyira hanze. Reka nkwibutse akazi Sani yagiye akora mu bihe bishize, nubwo ubona ko kuri ubu asa nkawe yazimye, haba muri kariyeri ye y'ubuhanzi urabona ko yasubiye inyuma, haba ku buryo yatwikaga kuri IG. Ndetse reka nkwibutse video yigeze gushyira hanze ari kuri IG ari kubyina ari kumansura ndetse yambaye n'ikariso, ibintu bitashimwe na benshi, ariko iyo video iragenda iramamara ku buryo bukomeye. Ndetse muri ibyo bihe rwose nyuma yaho ubona ko aribwo yagiye acika intege z'iyo mikorere yari afite ku mbuga nkoranyambaga. Ariko n'ubundi nagira ngo nkubwire bimwe mu gashya kabaye kuri Instagram mu ijoro ryo kuri uyu wa 11 z'ukwezi kwa gatatu n'ubundi muri uyu mwaka turimo, aho icyamamare gikomeye cyari kimaze iminsi mike rwose giciye agahigo ko kuzuza abafollower miliyoni. Shaddyboo nta wundi niwe ngarutseho, aho yaje gukora agashya rero aza kurekura live yatinze rwose asa nkaho ari kubyina ashimisha abakunzi be, ndetse ibintu ataherukagamo aho yagaragaraga afata udushoti video, afata amafoto, ariko ibintu byo kutwekinga kuri IG ntiyabiherukaga cyane. Ndetse aho byagiye bigaragara muri comment nyinshi zaje kuri iyo live, aho bamushinja yuko yasinze, ndetse ko iyo yasinze aribwo aza gutrekinga kuri IG. Rero n'ubundi wo Shaddyboo aho yaje gukora agashya, ariko nayinje kugarukaho aho n'ubundi iyo live yaje kurangizwa n'imirongorano yaje gukorera ku rukuta rwe rwa IG, ndetse biza kugaragara ko haba sound yazamukaga, haba video yakurikiyeho ari guseka yishimye ashimira sheri we bari bari kumwe. Ndetse aho benshi bavuga ko n'ubundi nkuko ataragera hano mu Rwanda, n'ubundi yarakiri kwishimishiriza iyo mu mahanga, ndetse ko benshi mu bakurikirana showbiz ko iyi video yarekuye n'ubundi yaba ari mu Rwanda itari kumugwa neza. Ndetse aho ibyamamare byinshi n'ubundi byagiye bikomantaho amakomment menshi atandukanye, ndetse abenshi 80% byazaga bishimira iki cyamamare, byishimye byerekana yuko n'ubundi ari uwo murongo industry ya IG yari isigaje kugeramo, yuko n'ubundi birekura bakagera ku rwego rw'abanyamerika. Rero nakagashya Shaddyboo yaje gukora, ndetse aho benshi bavuze ko yiganye Sani nyuma ndetse ya video yari yabanje gusakara n'ubundi ya mugenzi we w'umusireye Queen ukomeye hano mu Rwanda witwa Kate Bashabe. Murabizi ko mu minsi ishize yatashye inzu ye yakataraboneka, zino nzu ziba zigeretse rwose, ubona ko ari etage nziza irenze rwose, ubona ko n'ubundi abasireye bamaze gutera intambwe ikomeye hano, haba ku gafaranga ndetse no kwamamara. Rero na Shaddyboo nyuma y'iyo nzu agahita aca agahigo ko kuzuza iyo miliyoni y'abafollower. Rero hari hiriwe hasirikira video Bashabe yashyize hanze ari guslayinga mu ndirimbo nshyashya Bruce Melody afitanye na Monayizo yitwa Totally Crazy. Ndetse aho byaje kugaragara ari gutumira inshuti ze ko afite yamaze gutegura home theater azayareberamo cinema. Ndetse iyi video yaje kwamamara ipostingwa n'ababloga bakomeye hano mu gihugu, ndetse iza kwigera kuri mwenyewe Bruce Melody nawe aza kuyisharinga. Rero byaje gusaba amasaha make cyane kugira ngo Shaddyboo nawe bigaragara ko bahanganya hano muri industry y'abasireye Queen, nawe yaje kujya hanze rero akora iyo live, ndetse aza gukora ayo mahano, aho rero akivugisha benshi amagambo. Reka tuze rero turebe ukuntu biri buze kurangira, reka tuze turebe urwego rw'ubugenzacyaha hano RIB mu Rwanda decision ruri buze gufatira iyo video yagiye ahagaragara. Amagambo rero amaze kuba menshi, reka tuze kureba na reaction ya Shaddyboo mwenyewe uko ari buze kureagisa kuri aya marorerwa yakoze, aho byagiye bigaragara n'ubundi ko n'ubundi ari ugutambikira umuco cyane, n'ubundi RIB yita intervena. Rero nibyo byabaye, niyo makuru nayo nkuzaniye hano kuri Kigali Channel, mushishikariza kugira ngo usharinga izi nkuru zacu n'ubundi kugira ngo zigere no ku bandi baba batamenye izi breaking news tuba tukuzanira. Komeza ugire ibihe byiza rero aho uri hose. Ciao ciao.